abanyamerika bari gukora amafaranga, bari gukora inkuru zifasha abantu, bari gukora amavideo yigisha abantu, bari gukora amavideo afasha abantu. Naho ingegera nyinshi zo mu Rwanda ziri mu buzutu. Muzumva muzatera imbere muri gushiraho video ngo umuntu yanishize ubuzutu hanze ngo umuntu ariko mugeze habi abantu mufite amahitumi mu Rwanda mugeze habi pe amusigaye mushira hanze n'uburizo Gatanaze rero ibintu mbona nibyo bituma umuntu atagira uteye adasenga ngafashwe ngakizwe. Umuntu aragenda yifungura YouTube, umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umukobwa, umuntu w'umusore yifungura YouTube yagiye kwirebera uturirimbo twiza tw'Imana akubitanya n'imirizo. Rero njyewe nabonye ejo bundi inkuru y'imirizo inyibutsa ukuntu kera twajyaga tujya kwisiramuza. None twajya kwisiramuza none ukagenda ugafata abana mwese muturanye mwese mukagenda mukajya ahantu mu mirima izuba ryavuye mwese mugakuramo amapantaro n'amashati mukanika ubuzutu hanze kugira ngo bwumwe uburizo bwanyu bwume. None mwagiraga imyaka umwanitse hanze uburizo maze hakaza ibikona twabyitaga bya marere, niba mubizi bya marere, ibi bya bisimba ujye ujugunya imbeba kikayigurungufu. Nibyo byahabaga rero wa mwana aryamaga washaka rizo hanze. Murabyibuka hari umwana wagiraga amahirwe mabi yaba yanitse akarizo nabi hakaza cya marere cyangwa igikona bitewe no kucita kikaza kikakanushura. Rero namwe mushira uburizo hanze mutamunyibutse ibyo bintu. ariko man mwagiye mukagenda mugakora inkuru zifasha abantu mukava mu amatiku katari meza, ibintu by'ibitsiko muri kugenda mw'amatsiko numvishe ngo muri njye nabyumvanye njye amakuru yo mu Rwanda njye amakuru abayobozi barinda bavuga ngo muri kuvuga ibi muri wihwisa ibintu bitavugitse, mwakora ibintu bishimishije Abanyarwanda.